Dore ahantu utwuguruzo n'utwugarizo dukoreshwa mu myandikire y'Ikinyarwanda. Ahambere utwuguruzo n'utwugarizo dukikiza amagambo asubirwamo ntacyo ahinduweho. Ayo magambo cyane cyane yandikwa akurikiye ingirwanshinga ati, bati, kiti, muti n'izindi, ndetse n'ijambo ngo. Mu ngero zikurikira mwitegereze ahantu utwuguruzo n'utwugarizo twakoreshejwe. Umwana yavuze ati, ndashaka kunywa amata. Abaganga batubwiye bati, mugomba kurara mu nzitiramibu. Numvise ampamagara aravuga ngo ngwino hano. Ndavuze nti genda unzanire amazi yo kunywa. Aha kabiri utwuguruzo n'utwugarizo dukikiza amazina nteruro n'imvugo zidasanzwe zakoreshejwe mu mwandiko. Mu ngero zikurikira nanone twitegereze aho utwuguruzo n'utwugarizo twakoreshejwe. Waba uzi ahantu hitwa Mbirima na Matovu? Ndiruka Matamushogoro rwa Ntamushobora, iyo iwacu bataseye sinseka. Uwitwa inshyikanya ku mubiri ya Rugemahica naze hano. Baca umugani mu Kinyarwanda ngo uburere buruta ubuvuke. Iyo twandika amagambo asubirwamo nk'uko yavuzwe, utwuguruzo tubanzirizwa n'utubago tubiri, ndetse akatuzo gasoza iyo nteruro turi gusubiramo kagashyirwaho mbere y'uko dushyiraho utwugarizo. Ni ukuvuga ngo akatuzo nyiri ukuvuga interuro yakoresheje gashyirwaho, tukabona gufungisha utwugarizo. Twitegereze izi nteruro nanone. Iyo utwuguruzo n'utwugarizo twinjiye mu tundi, hagati hakoreshwa akuguruzo n'akugarizo kamwe. Ni ukuvuga ngo niba interuro ugiye gusubiramo nayo ubwayo yakoreshejwemo utwuguruzo n'utwugarizo, utwo twari dusanzwemo turahinduka akuguruzo
n'akugarizo kamwe, hanyuma utwushyizeho we nk'umuntu uri gusubiramo ayo magambo tube utwuguruzo n'utwugarizo. Tubirebe. Narababwiye nti mujye mwubaha kandi mwumvire ababyeyi banyu. Baca umugani mu Kinyarwanda ngo umwana wanze kumvira se na nyina yumvira ijeri. Muzabe intangarugero.